Umugisha rero hano twese tugira n'amahirwe tubona umunyeshuri cyangwa se ubwo se cyangwa umunyeshuri wigishijwe na Isa, watangira wibwira abantu kugira ngo bakumenye bimeze bite? Nitwa Harima. Isa yaranyigishije, ewana ni umwarimu mwiza cyane. Yaranyigishije nkora rimwe mutanyikuramo. Ese koko izina ni ryo muntu? Ewana nikora rimwe. Bo twihuse cyane rero reka mbereke bimwe mu byo wakora ukicara mu modoka. Ikintu cya mbere ubanza gukora ukicara mu modoka, ikaze kuri Papa Kenji TV nk'ibisanzwe. Twasubiye ku kibuga, murabona ko dufite ntago ari umutumirwa yamaze kuba umusangwa, ngira ngo muramuzi. Isa, watangira wibwira abantu nubwo uri umusangwa, hari abantu bagiye kukubona ari ubwa mbere. murakoze kumpa ikaze kuri Papa Kenji TV. Nk'ibisanzwe nitwa Munyakazi Isa, ndakeka dutuwe tumenyeranye. Abakunzi b'ibinyabiziga cyangwa se abanyeshuri biga ibinyabiziga mutuwe munsi. Abenshi barakuzi rwose. Harya ukora uri umwarimu wabyo? Ndi umwarimu wabyo. Ubwo rero tugiye kubabwira dute none tugiye guhindura ikinyabiziga. Ubwashize watubwiye ko ari moto urayigisha ariko kandi n'imodoka urayigisha. None tugiye kwiga iki? Tugiye kwiga imodoka. Yego. Nkuko bisanzwe nababwiye ko nitwa Munyakazi. Byose ndabyigisha kandi nkabikora neza. Uje ushaka kwiga moto nta kibazo, ushaka kwiga imodoka nta kibazo, ariko uyu munsi tugiye kwiga imodoka. Okay, ndumva twayigeramo kugira ngo tubatindire, hanyuma utwigishe. Hanyuma ubwo ngubwo nk'umutangizi uratangira umwigisha iki? Ngiye kubigisha ibice bigize imodoka cyangwa se bimwe mu byo wakora kugira ngo imodoka ihaguruke igende. Ariko ndahera ku bice bigize imodoka. Yego. Ku buryo umuntu ari ubwa mbere abonye imodoka rwose ashobora kuyisobanukirwa cyane rwose. Yagira icyo asobwa akazaguhamagara, akampamagara nkamwigisha. Okay, twagiye nareze. Yes, tubibutsa ko muri Emi Pictures tubafite studio nziza ikora amafoto meza, ikora video nziza, yaba mu bukwe, yaba muri anniversaire, yaba muri Paris iyo yose, any event. Duhamagare rero kuri nimero 078 651 335 kugira ngo ibirori byawe bigende neza, ufite video nziza ndetse n'amafoto meza. Murakoze. Urabona ko tugeze mu binyabiziga rero. Twageze ku kinyabiziga cyacu. Bo twihuse cyane rero reka mbereke bimwe mu byo wakora ukicara mu modoka. Ikintu cya mbere ubanza gukora ukicara mu modoka ni ukwambara umukandara, nk'uko leta ihora ibidushishikariza umunsi ku wundi. Umukandara ni mwiza cyane kuwambara, ntacyo bitwaye kubera ko uguha ubwirinzi mu gihe waba ukoze impanuka. Kubera ubwirinzi rwose. Murabibona rero tayari umukandara wanjye namaze kuwuterekamo. Rero imodoka murabibona igira icyo twita vola, vola cyangwa se televiziyo. Tukagira amburiyaje iba hano ku kaguru k'ibumoso. Tukagira na feri iba hano hagati. Tukagira n'umuriro ku ruhande cyangwa se agiserirateri iburyo bwacu, ariko ikirenge cy'iburyo gikora ku muriro kigakora no kuri feri. Ni ukuvuga ngo cyo kiramuvinga nyine, kiva hamwe kijya ahandi, kiva kuri feri kikajya ku muriro cyangwa se kikava ku muriro kikaza kuri feri. Ngo twihuse cyane rero, ahangaha dufite levier de vitesse. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye gushyiramo vitesse ya mbere
tugira dutya, fata ruviye ukurura wishyira iwawe ukazamura, ubu ni iya mbere cyangwa se rimwe niba igiyemo, twajya gushyiramo kabiri tukamanura ariko twiyegereje, twajya gushyiramo gatatu tukazamuka tuduru bayagiyemo, twajya gushyiramo kane tukamanura nta hantu dukase, gatanu tukazamura gake tugakata tukazamuka. Urabona ibi ntabwo bigoye. Aha tukagiramo icyo bita feriyamu cyangwa se feri yo guhagarara umwanya munini. Feriyamu yacu rero uku nguku ubu niyo izamuye ibirimo, iyo tugiye kwikuramo dusa nk'abateruye tugakanda tukamanura. Urabona ko n'imodoka yari igenda. Kuyishyiramo rero uzamura nta hantu ukase, uzamura nta hantu ukanze na hamwe. Urabona kano kabuto wirinda, iyo ugiye kwishyiramo wirinda kugakanda, uzamura gutya utagakanze, yakaka nk'uko umenya abiri ukarekera ubwo ngubwo imodoka yawe bigiyemo, kandi biri sefu nta hantu yajya. Tuyishyiramo mu gihe waba usoje gutwara ikinyabiziga cyawe ugiparitse ugiye, ushobora guparika ahantu hahanamye wirinda yuko cyaza gutunguka kikagenda. Rero ni ngombwa cyane ko umuntu ashyiramo feriyamu mu gihe cyose aticaye mu kinyabiziga cye. Twihuse cyane rero nk'uko nari nabibasobanuye, nababwiye ibice bigize imodoka by'ingenzi, naberetse iby'ingenzi. Cyicara mu modoka nk'uko nabibabwiye, ikintu cya mbere ukora ni ukwambara umukandara. Murabibona ko nawambaye. Wamara kwambara umukandara wawe ugakandagira feri, ukayikandagira cyane, ndetse na amburiyaje ku kaguru k'ibumoso. Iyo bimeze gutya rero icyo biba bisobanuye, wakatsa imodoka yawe nta kibazo, ariko n'imodoka nta hantu yajya. Ariko utabikandagiye ushobora kwatsa udakandagiye amburiyaje ndetse na feri harimo vitesi, ukatsa imodoka igahita igenda. Ubu ngubu twemerewe kwatsa. Imodoka yawe witonze ukarekura. Kwatsa ni gute? Kwatsa ubigenza gutya, kata gutya witonze, rimwe kabiri gatatu ugahita watsa. Ariko iyi modoka yatse wirinda gutinze ku ntaci, tuyirekura ucyumva ikidemara uhita urekura ku ntaci, kubera ko iyo utinze uba uri kwangiza demarire. Noneho imodoka yacu yamara kwaka, ariko ukabanza ukamekinga shuwa yuko imiryango yawe ifunze neza. Ubu tugiye guhaguruka dutwara imodoka. Murabibona umuryango wanjye ntabwo wari ufunze, ubundi nagombaga kuwufunga nyicara mu modoka, ariko nari nanze kuwufunga kugira ngo mbigishe mubibona neza. Yego, nk'uko bisanzwe turacyari kuri ya amburiyaje yacu ndetse na feri, tugashyiramo vitesi ya mbere. Tayari ubwo ngubwo yamaze kugeramo. Vitesi ya mbere nabasobanuye yuko wari ukwiyegereza roviye ukazamura, ubwo yagiyemo. Tugakuramo ya feriyamu yacu cyangwa se ya feri yo guhagarara umwanya munini, kubera ko tugiye gutangira urugendo. Twayikuyemo. Kuyikuramo nari nabasobanuriye yuko ari ukubanza ugasa nk'uteruye, ugakanda ya buto yacu ukamanura. Yego, ni uku nguku babigenda. Wirinda guhita ukanda buto kubera ko urabona biragoranye. Iyo ukanze buto ntabwo yahita ivamo, ahubwo urabanza ugasa nk'uteruye ugakanda buto ukamanura. Ubu ngubu ikintu gikurikiyeho tugiye gukora regaraje yo kuri amburiyaje cyangwa se kuregera amburiyaje. Tugiye kuregera amburiyaje ku buryo turamutse tugiye guhagurukira ahantu haterera imodoka itadusubirana inyuma. Nk'uko twabibonye imodoka ifite pedali eshatu, ariko twebwe dufite amaguru abiri. Muri urwo rwego rero ushobora kuvana ikirenge cyawe kuri feri ukijyanye kuri agisirerateri cyangwa ku muriro, ugasanga imodoka igusubirana inyuma ugize ibyo wangiza. Mu rwego rwo kubyirinda rero niyo mpamvu hakorwa icyo bita kuregera amburiyaje. Kuregera amburiyaje ni igikorwa dukorera kuri amburiyaje, ni ukuyirekura gake gake, ni ukugenda uzamura amano yawe gake gake, agatsinsino katavuye hasi, imodoka yagera ku rwego itangiye gutitira ugafatira aho ngaho. Nabibonye ko irimo iratitira, ubu ngubu mfatira aha ngaha.
iyo bigenze uko nguko ureba uregeye imodoka yawe uyihaye ubwirinzi bwo kutahaguruka ushaka kujya imbere ngo yisubire inyuma, warangiza ukava kuri feri ugashyiraho akarira imodoka yacu ikagenda, imodoka yacu ikaba yahagurutse rwose, ukagenda woroshya amburiyaje gahoro gahoro, yego ukagenda agera imbere ukihuta ukareka urumuri ugakandagira amburiyaje ya kabiri, aha mbonye kwiga imodoka cyangwa se gutwara imodoka nabyita ko bidakanganye, ndebye ukuntu ushobora gufata amburiyaje gake gake ugafata akariro ugashyiramo ya vitensi bitewe n'ukuntu wabitweretse, nabonye guhita ubimenya atari ibintu bigoye cyane, biroroshye cyane, biroroshye cyane kuba ufite ubushake imodoka urayiga ukayimenya kandi mu gihe gito cyane. Ku munyeshuri cyangwa se ku muntu ukeneye kwiga imodoka mu gihe gitoya akaba yahita yibonera uruhushya, arabona ufite amafaranga ku buryo aba ashaka kugura, hari abantu baba bashaka kugura imodoka ariko bakazitirwa no kubona nta kategori bafite, igihe gitoya ushobora kumuhereza akayiga agahita abona kategori, ni nk'iminsi ingahe cyangwa igihe kingana gute? Njyewe nshobora kumwigisha igihe gito gishoboka, biterwa n'uwo nigisha uwo ari we, yego, cyangwa se umwanya ugira mu kazi ukora ka buri munsi, mu kazi kawe ka buri munsi, ushobora kumbwira ati njyewe naboneka mu byumweru bibiri, ndaguforoma nkagushyira ku rwego rwo kubona perimi kandi ukaba uzi gutwara neza. Ni ukuvuga ngo umuntu avuga akubwiye ati ibyumweru bibiri niwo mwanya mfite, ashobora kuza ukajya umwigisha buri munsi ku buryo ibyo byumweru bibiri ashobora kugenda rwose agahita abona perimi, uwo mwanya nawubyaza umusaruro. Reka rero tumare impungenge, nawe wari ukeneye kubona perime rwose wumva ko mwarimu Isa yitwa kora rimwe, iyo umugezeho ukora rimwe ntabwo wakora inshuro irenze imwe. Aha rero abantu bibaza ahantu uherereye cyangwa se bakubona bate bagukeneye, ndumva wababwira kugira ngo batazayoba bakajya ku bandi bagakora inshuro nyinshi kandi hari umwarimu wigisha ugakora rimwe. Njyewe kuba atazi aho mperereye i Gihara, ubwo ni mu kagari ka Gihara. Ubwo ni mu kahe karere? Karere ni aka Kamonyi, umurenge ni uwa Runda, kagari ka Gihara ku kibuga cyo mu Kabasanze, ariko ndazwi cyane kuhagera ubaza ati umuntu bita Isa kora rimwe bahita bamukwereka rwose. Isa kora rimwe bahita bakundangira bakakungezaho neza, ubwo nanjye ugiye mu maboko yanjye ibindi mpita mbikurikirana. Yego, akeneye kuza mwavuganye ntiwamubwira nimero yawe se? Yego, nimero yanjye ngo ni ingenzi kuyimuha, ni ngombwa cyane. Nimero yanjye ya telefoni ni 0790 574 394. Ndayisubiramo rimwe kugira ngo n'utayumvishe yongera yumve. 0790 574 394 mwarimu tica Isa kora rimwe, ndumva bazahita baguhamagara ukibona iki kiganiro, uzahita umuhamagara kugira ngo nawe ubukinge tutazasanga abanyeshuri baramufashe ukabura uko wiga. Tica rero ndumva wasezera ku nshuti zawe basanzwe bakuzi n'abatakuzi, ndumva ko bakumenye, wagira ikintu babwira cyangwa se icyo ubateganyiriza cyangwa icyo biziza mu mikoranire yawe nabo. Ku basanzwe banzi nagira ngo nsoze mbashimira ku bufatanye badahwema kungirira, by'umwihariko namwe Papa Kenji TV. Noneho ku batanzi nabizeza imikoranire myiza hagati yanjye nabo, icyo basabwa ni ugutera intambwe imwe bansanga, nanjye izindi nzazitera mbasanga, kandi nzi ko bizagenda neza. Kubera Imana. Murakoze rero, ndumva ko nitugaruka none uzabereka ukuntu n'ibizabe bikorwa. Yego, nitugaruka nzagenda mbereka
n'ibindi. Ese buriya imodoka igira ibizami bingahe? Imodoka igira ibizami 5. Wabitubwira kuko hari n'abantu baba batabizi. Igira ibizami 5. Ikizami cya mbere kiba ari ukunyura mu ikona, kikaba ari icya mbere. Cya kabiri ni parking, ni parikingi. Ikizami cya gatatu ni sirikirasiyo. Iyo uvuye muri sirikirasiyo uhita ukajya muri tikorosi. Ariko tikorosi bwa nayo ni nka sirikirasiyo. Ubundi dushaka twabibara ko ari 4. Tikorosi mugani nayo iri muri sirikirasiyo. Ariko ko ari akazamuko wako. Niyo mpamvu tukaba ko ari 5 tugenekereye. Na demarage. Ariko byose nabamara impungenge iyo wigiye iwanjye birashoboka cyane kubona perimi. Isa tuzasubira rero utaha, kandi abadukurikira umunsi ku wundi mujye mumenya ko tuhababera kugira ngo tugire ubumenyi ku binyabiziga ndetse n'ibindi. Umugisha rero hano twese tugira n'amahirwe tubona umunyeshuri cyangwa se ubwo cyangwa umunyeshuri wigishijwe na Isa. Watangira wibwira abantu kugira ngo bakumenye. Bimeze bite? Nitwa Harima. Isa yaranyigishije. Ewana ni umwarimu mwiza cyane. Yaranyigishije nkora rimwe mutanyikuramo. Ese koko izina ni ryo muntu? Ewana nikora rimwe. Abantu bajya bavuga ukagira ngo ni ibikabyo. Bya bintu ni ukuri? Ewana nikora rimwe wanyaho. Wabonye ibanga akoresha ari irihe ku buryo atandukanye n'abandi? Ewana afite ubumenyi bwinshi, sinzi ukuntu Ewana yaramaye akoresha ntabonye ku bandi bantu. Ewana ararenze. Kuko ndumva ko mbere y'uko uza hari ahandi wanyuze babanza kukwigisha ibintu bipfuye, uravuga ati reka nshake kora rimwe anyigishe. Arandi nanyuze ndakora ndatsindwa, bahita bandangira umutipe witwa Isa Igihara. We naje nshaka. Yaranyigishije ndakora koko nikora rimwe. Isa rwose urumva ko ibintu yigisha abifitemo inararibonye. Arasobanura. Wabwira icyo abantu batamuzi? Abantu batamuzi ikintu nababwira ni uko bashaka nyine wenda nk'umuntu wakoze, kuko hari igihe ukora agakora nk'inshuro 1, 2, 3. Ni uko mwamara kubona iki kiganiro mugahita mushaka hasi barabashyiraho nimero. Yego. Noneho mukazajya mukamushaka nyine mukazamuhamagara mukaza Igihara akabigisha. Isa n'umwarimu pe. Urakoze cyane ku bw'ubuhamya bwiza uduhaye, kandi biratuma bitera kuraje abatamuzi kugira ngo barusheho kumushaka abigishe. Sawa rero tuzasubira ubutaha. Murakoze, Imana ibarinde. Yego namwe. Nibagiwe gukora subscribe. Ciao. Video zacu nakagaruka turabakunda.